niba wumva ntacyo bigutwaye wareka tugasingira ko no kwezi kwa munani tugiye kwinjiramo. Mana turagushimiye ko uduhaye kurangiza ukwezi kwa karindwi amahoro. Turagushimiye mbere na mbere kuri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye. Mwami tubona tubyuka mu gitondo bigakunda ariko benshi ntabwo babiha agaciro. Ariko Kristo kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka uturinda, hari abagiye bagenda, hari inshuti zacu zagiye, hari n'abo tutazi benshi bagiye bagenda umunsi ku munsi. Ariko twebwe waraje utugeza mu kwezi kwa karindwi, ukaba tugiye kugusoza amahoro, ukaba twinjije mu kwezi kwa munani. Turagushimiye kubw'imbaraga zawe Mwami. Data rero turagushimiye ko wabaye natwe muri ukwezi kwatambutse, imyaka yose yatambutse ukaba ukiturinze. Ni ikimenyetso cy'uko dufite umugambi mwiza. Ahari wenda dushobora kuba twarakoze ibitarakunejeje cyangwa se twaragenze uko utishimira, ariko tubabarire Mwami, ndetse uduhe imbaraga zo kongera kugenda uko wifuza nuko twishimira Mwami. Turagushimiye Data by'umwihariko ko wabaye natwe. Reka ano mezi asigaye ngo umwaka urangire uzatugendanemo neza, uzadushobozemo Mwami, uzatwambika imbaraga, uzarushaho gukura, tuzarushaho kukumenya, kandi uzahe n'imigisha imirimo y'amaboko yacu. Ikiruta byose Mwami, turarushaho kukumenya Mwami, kandi uduhe gukora icyo waduhamagariye Mwami. Muri iyi none biravuga ngo gukora umukoro utari uwanjye byaba ari ugutsindwa. Nta kintu byaba bimaze Data kuba tukiri, ariko nta kintu tukumariye cyangwa se ntacyo tumaze. Reka Data uduhe gusohoza umugambi wawe ku buzima bwacu, icyo wagambiriye kuri twe gisore. Nyine ukomeze udutize iminsi yo kubaho, ariko natwe tuyikoresha duhimbaza izina ryawe. Dawidi nawe avuze ngo azajya guhimbaza ubudasiba, abe mu nzu yawe ibihe byose. Natwe rero uduhe kuguhimbaza ubudasiba, uduhe kuba mu nzu yawe bihoraho, uduhe kunezerwa no kuba imbere yawe, uduhe Data kunezerwa Mwami. Reka uku kwezi kwa munani tuzarushaho kukwegera, tuzarushaho kutwishurira, tuzarushaho kumva ijambo ryawe, tuzarushaho kubana nawe, tuzarushaho gutinda mu bihe byo kuba imbere yawe Mwami. Ndetse kandi turakuragije n'indi minsi yose n'imbere, nk'uko waturinze mu bihe byabanje, tweretse n'ibihe bizaza ngo uzabitugendane, uzadushoboze, kandi turazi neza ko umwaka tuzawusoza amahoro kuri ruhande rwacu. Ntabwo ari twe gusa, uzarinde buri muntu wese, imiryango yacu, inshuti zacu Mwami. Uku kwezi ndetse n'igihe cyose gisigaye umwaka urangiye tubishyize mu biganza byawe, kugira ngo uzaturinde uturengere Mwami. Natwe kandi uzatwambike imbaraga zo kugira ngo turusheho kuba imbere yawe. Urakoze kuri Imana ikomeye, uhimbazwe ibihe byose, kandi uzahora uri Imana, mu izina rya Yesu, amen.